Kristo nuko twahuye n'ibyago n'amakuba turi mu isi dufashe igihe mu ntambara nje nambaye umwenda umwe nkajya ngufura n'injoro bwacya nkajya muri repetition kugira ngo mpeshe data twese icyubahiro. Tabashuhuje inshuti z'Ikamba Karuvari TV mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Imana bahana umugisha natwe. Nitwa Bipfeko Pascaline, ndagira ngo twige ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twiga ku ijambo ry'Imana reka tubanze tuyishimire ko yaturinze tukaba turi guhumeka umwuka w'abazima. Dusenge. Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje iki gitondo cy'uyu munsi, aya masaha turi imbere yawe, turacyahumeka umwuka w'abazima kuko waduhayeho uburinzi mwami watwemereye. Turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kutazadutererana, turagushimye ko wadukuye ahantu hakomeye ukadukura mu isaha y'ibyaha ukatubatura. Uyu munsi turimo kuvuga izina ryawe, tuvuga imirimo yawe ikomeye wadukoreye, waturinze gupfira mu byaha. Turi gushima izina ryawe, uhabwe icyubahiro. Turagira ngo Imana n'abari hahandi twavuye ubaha agakiza, ubagire neza, ubakureyo baze bakore umurimo wawe, bakuvuga bagushime ko uri umwami n'umukiza ukura ahantu hakomeye. Cyubahiro n'ubutware bibyawe ni mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye, amen. Yesu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Rero nshuti z'Ikamba Karuvari TV, ngewe nkunda kuririmba, nkora umurimo w'uburirimbyi. Mbere ko twiga ijambo ry'Imana, ndashaka kubanza kuririmba indirimbo ifite refrain n'ibitero bibiri kugira ngo ducunguze uburyo umwete Yesu naduhana umugisha. Nkunda kuririmba kugira ngo mve ko aho Yesu yankuye yangiriye neza. Reka mvuge iby'urukundo rwa Yesu, reka mvuge iby'amahoro yampaye, reka mvuge iby'agakiza ku buntu Yesu wanjye yankunze ntaramumenya. Reka mvuge iby'urukundo rwa Yesu, reka mvuge iby'amahoro yampaye, reka mvuge iby'agakiza ku buntu Yesu wanjye yankunze ntaramumenya. Umukunzi wanjye ni w'igikundiro kandi n'imvugo ye nziza iranezeza, n'umungeri mwiza uragira intama ze neza, n'ukuri Yesu akwiriye icyubahiro. Umukunzi wanjye ni w'igikundiro kandi n'imvugo ye nziza iranezeza, n'umungeri mwiza uragira intama ze neza, n'ukuri Yesu akwiriye icyubahiro. Ubu mundeba hano ari uwo kurimbuka, nta mugabane nari mfite mu ijuru, gitararaza anyuzuza n'Imana Data, ubu nanjye nahindutse umwana w'Imana. Ubu mundeba hano ari uwo kurimbuka, nta mugabane nari mfite mu ijuru, gitararaza anyuzuza n'Imana Data, ubu nanjye nahindutse umwana w'Imana. Umukunzi wanjye ni w'igikundiro kandi n'imvugo ye nziza iranezeza, n'umungeri mwiza uragira intama ze neza, n'ukuri Yesu akwiriye icyubahiro. Umukunzi wanjye ni w'igikundiro kandi n'imvugo ye nziza iranezeza, n'umungeri mwiza uragira intama ze neza, n'ukuri Yesu akwiriye icyubahiro. Nshuti bene Data muteraniye hano, nimumfashe mwese dushimire uwo mwami, kuko ibyo yankoreye hari ibitangaza we, n'ukuri sinabasha kubiceceka. Nshuti bene Data muteraniye hano, nimumfashe mwese dushimire uwo mwami, kuko ibyo yankoreye hari ibitangaza we, n'ukuri sinabasha kubiceceka. Haleluya. Yesu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ibyankoreye ni ibitangaza, nuko ntabwo nabasha kubiceceka. Imana yacu duhana umugisha. N'ukuri Yesu agira neza bugacya bukira. Yesu agira neza, ni umwami, ni umukiza, akura abantu kure. Nanjye yankuye hari hakomeye, niyo mpamvu ntabasha kubiceceka. Ngira ngo mwumve ibyiza byo kuba ku Mana, mwumve ibyiza byo gusenga. Yesu wacu tugirire neza.
Reka rero dusome mu Baroma ibice 8. Abaroma ibice 8 umurongo wa 35 n'umurongo wa 37. Imana iduhana umugisha. Abaroma ibice 8 umurongo wa 35 dusimbuke kwa 36 tujye kwa 37. Yesu aduhane umugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 35 ibice 8 by'Abaroma handitse ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganwa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu makuba, ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota. Umurongo wa 37 ukavuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya, haleluya. Ijambo riratubajije ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago? Ntago ibyago cyangwa amakuba byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ahubwo ibyago byaje n'amakuba yaje tugomba kunamba kuri Kristo Yesu kuko ari ubasha kubyigizayo. Inzara yaje tugomba kunamba kuri Kristo kuko ari ubasha kutugaburira bene data. Ntago inzara yaje twitandukanya n'urukundo rwa Kristo, ahubwo tuguma kuri Kristo tukamunambaho. Ukamunambaho ukibaza yuko nawe ukibuka yuko nawe yigeze asonza iriya nzara nawe yahuye nayo. Ukavuga uti data uko wambaye imbaraga zo gusenga ugahamagara data wo mwijwe ngo imbaraga zo gusenga. Nanjye ndagusabye umpe imbaraga zo gusenga kugira mbashe guhangana n'ikigeragezo cy'inzara. Haleluya. Yesu nashimwe kandi agicyubahiro. Ntago inzara yije ujya kwiba abaturanyi. Haleluya. Ntago inzara yije ujya kwiba umuvandimwe cyangwa ujya kwiba kuri boutique. Oya, ahubwo inzara yije utumbira Yesu ugapfuka mukavuga uti data wa twese Yesu Kristo kubw'urukundo wankunze ukemera kumfira ku musaraba ukakubitwa inkoni ugacibwa amashashwe mu maso ukambara ubusa kwicwa n'inzara. Nanjye ndaguhamagaye ngwino ndengere ngwino bane nanjye muri iyi nzara ngwino bane nanjye muri aka kaga n'ibyago n'amakuba nahuye nabyo. Yesu akaza akakugira neza kuko ashoboye byose. Nta kintu cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Mwibaza ahantu Yesu yagiye akura abantu batandukanye. Nkanjye nibajira ahantu yankuye. Niyo mpamvu yamuye n'inzara cyangwa ibyago n'amakuba cyangwa kurenganwa nkuko nawe yarenganyijwe. Ndamupfukama nkabwira Yesu ni ngwino ntabare kuko nta wundi wantabara, nta muvandimwe wantabara, nta muyobozi wantabara, ariko iyo mpamagaye Yesu araza akantabara nk'intwari ku rugamba. Haleluya. Kaduhamagare nyiri ntambara ni Yesu, ni uza akarwana kandi agatsinda kandi akanesha. Yesu natugirire neza. Haleluya. Ngo ntago ari ukurenganwa cyangwa inzara ngo cyangwa kwambara ubusa. Yesu nashimwe. Yesu nawe yambaye ubusa turabibona. Yesu yambaye ubusa turabiza akaga yahuye nako turakazi. Ntago rero kwambara ubusa byagutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Nje nambaye umwenda umwe nkajya ngufura n'injoro bwa cyangwa nkajya muri repetition kugira ngo mpeshe data wa twese icyubahiro. Abona yuko imyenda atari yo nkurikiye ahubwo ngiye nkurikiye neza y'Imana yangiriye. Ndavuga nubwo nambaye umwenda ariko hari igihe kizagera Yesu anyambike. Yesu nahabwa icyubahiro. Ijipo imwe y'umweru ndayambara ariko Imana yaje guhindura amateka rata. Nkajya nyemesa n'injoro nkajya gusenga amateraniro nkayasenga amarepetition nkayakora ariko Imana irantabara inyambika indi myambaro. Uyu munsi mfite imyenda irenze 5 kubera Imana nambaye ubusa ariko ntago abantu babibona. Imana iraguhisha nta wita ku byawe nta ukwitayeho ugatumbira Yesu akakwambika yuko abyara. Haleluya. Yesu agira neza rero. Ntago twakagombye gutandukana n'urukundo rwa Kristo ni inzara. Ntago twakagombye gutandukana n'urukundo rwa Kristo nuko twahuye n'ibyago n'amakuba. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta munsi nta gihe tutazaba mu byago cyangwa tube mu makuba. Ahubwo tugomba gutumbira Kristo tukamubwira ngo data wa twese wo mu ijuru ushobora byose urubasha ngwino ndwanira aho nabasha kwirwanirira kuko uri umugabo ukomeye rata. Twegamiye umugabo ukomeye Kristo. Abantu twahisemo Kristo twahisemo neza ntabwo twayobye. Twahisemo neza duhitamo umugabo w'igikundiro. Duhitamo umugabo ufite imbaraga ufite ubutwari ufite ubushobozi wanesheje isi yewe. Haleluya. Yesu ni umwami mwiza arebera hose icyarimwe, areba ibiturwanya akareba ibiduhiga akaturwanya intambara n'intoya ku manywa na nijoro. Burakweretse ibiguhiga ukuntu bingana ntabwo wahita upfa.
ariko kubera ko aturwanirira ibigiye kuza byose agakubitira hirya agakubitira kure, imbaraga ziturwanya agakubitira kure, ariyo mpamvu tugomba kumuba hafi. Nta kintu cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Yesu adukunda urukundo ababyeyi batatukunze, Yesu adukunda urukundo abavandimwe batadukunze, ndetse n'abagabo twashatse batadukunze, n'abana twabyaye batadukunda. Yesu afite urukundo rwe rwihariye bwite mu bumana bwe. Imana yacu nitugirire neza, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu niyo kubaho niyo gushimwa, kandi nta nubwo ari inkota yatuma tuva ku mwami. Haleluya. Inkota irimo ibintu byinshi, yaba inkota y'ubukene, yaba inkota yo kubura amafaranga, yaba inkota yo kubura akazi, ariko ngo muri ibyo byose turushijwe kuneshejwe na Kristo wadukunze. Niko umurongo wa 37 uri kutubwira. Haravuga ngo hoya, ngo ahubwo muri ibyo byose turushishwa kuneshejwe na Kristo wadukunze. Imana yacu duhana umugisha. Byose tuneshejwe na Kristo wadukunze batwitangiye ku musaraba yewe. Haleluya. Imana yacu ntabwo izadukoza, kandi Imana yacu ntabwo izadutererana. Yesu ni umwami n'umukiza n'umurengezi w'ubugingo bwacu. Yesu turengera aho bikomeye, Yesu tugaburira bikomeye. Ukamara iminsi ugahamagara Yesu utari mu masengesho wabuze icyo kurya, ukamara iminsi utarya ugahamagara Yesu uti ngwino ntabare ngwino ndengere, utirwanire wakaza ukavuga urugamba n'urwawe rw'inzara mfite. Yesu akamanuka nk'intwari ku rugamba akaza akakugaburira. Yesu nashimwe. Akaza wambaye ubusa nk'uko ijambo rya bitubwiye ngo se ngo kwambara ubusa nibyo byagukura ku rukundo rwa Kristo, akakwambika akaguhera hasi akakugeza hejuru ku mutwe. Yesu nashimwe. Akakwambika imyenda myiza y'ibiciro. Ntabwo Yesu atanga cagu, oya, Yesu atanga imyenda isobanutse, kuko ni umugabo akora mu mabanki yose y'isi naye, amasoko yose naye. Yesu arakwambika ukaberwa, nawe watambuka bakavuga bati dore umwana w'Imana wasizwe nayo kandi wambitswe na Yesu. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Iyo igiye kukugaburira ukarya ugahaga, ntabwo iguha ibiryo bikeya ngo unanirwa no gufungurira abandi. Iraguha, ariko niguha ujye umvuga uti hari undi waba uri hahandi nanjye reka nongere mufungure ku byo mfite. Haleluya. Nta kintu cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Kristo ni umwami n'umukiza wacu. Nge naramubonye yankuye kure, aho yankuye ntabwo nzahibagirwa. Niyo mpamvu mbagira ngo mbwire abantu bose yuko urukundo rwa Kristo nta kintu kimwe kigomba kudutandukanya narwo. Ntabwo ari umwana wakunaniye, ntabwo ari umugabo wakunaniye gutandukanye n'urukundo rwa Kristo, ntabwo ari ubukene bwagutandukanye n'urukundo rwa Kristo, si ukubura amafaranga yewe, si ukubura ubwishyu bw'inzu bwagutandukanye n'urukundo rwa Kristo, ahubwo ibyo byaje urushaho kwegera Kristo kugira ngo abone ko uri hafi ye, noneho nawe amanuka gutabara akora imirimo n'ibitangaza kugira ngo yereke abanyamahanga yuko uri umwana we kandi umukurikiye utamubeshya, umusenga mukuri no mu mwuka. Hamagara Yesu aza kurwanira kuko ari we nyiri intambara. Yesu ni we nyiri intambara. Twaramubanye mu bihe bigoye, naramubanye mu bihe bikomeye, ndamubona mu bihe biruhije yewe. Araza arantabara, araza arandengera, araza arandwanirira intambara nini n'intoya. Niwe nahariye urugamba kuko ari we urushoboye. Yesu nashima. Nta wundi naho urugamba atari Yesu. Kadukurikira Yesu nk'umwami wacu n'umukiza. Niba yarankuye Debari hari ahantu akankura muri asaho y'ibyaha ringana kuriya, nkapfiriyemo nkavamo amahoro ndi muzima, nkavamo mfite umunwa wanjye muzima n'amaso yanjye abiri n'amaguru yanjye abiri n'amaboko yanjye abiri, nta kintu kizantandukanye n'urukundo rwa Kristo, nta na kimwe yemwe. Nageze nyamara mubwira ngo mpe imbaraga za buri munsi mwami, sinkabure ku mbaraga zawe ku manywa na nijoro kugira ngo mbashe kugirirwa neza nawe Mana. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nshuti z'umusaraba bakunze bikamba Karuvari TV, dukunde Yesu kuko ari umugabo ukomeye, arihagije muri byose. Ndagira ngo batangarize yuko Yesu akura kure, nta hatavana umuntu nta nahatamugeza. Nanjye ndamushimye ndamuhimbaje ko ndi kuvuga ibye bikemera, ndi kuvugira Imana bikemera. Nafashe umwanya muremure cyane nkajya mvuga ijambo mu kabari, narahawe intebe mu kabari, ariko uyu munsi ndashima Imana ko nahawe intebe ku ijambo ryayo yewe, kugira ngo abatamuzi nabo bamumenye. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Ajya kura kure, ajya kura ahantu hakomeye, akicaranya n'abami bandi. Haleluya. Akakwicaranya n'abami, nawe ukavuga Imana wabonye, ukavuga Imana yagukuye mu kaga, ukavuga Imana yagukuye mu businzi n'ubusambanyi, kuko ari Imana ishobora
byose yitwa rubasha. Ntago renge nzayivaho. Oya mwami, ujye nyambika imbaraga uko bwije uko bukeye zo kukunambaho. Nzakunamba akaramata. Imfizi zarinda ziburuyenze nkinambye ku mwami. Kuko niba randengeye muri biriya simbigwemo, ntago nzava kuri uno mugabo. Yesu nashimwe. Kandi nabibayemo nta kintu byamare, nta nicyo byangejejeho. Nta n'ibiro bitanu nigeze nshyira mu nzu by'umuceri. Ariko uyu munsi nezerewe Imana mu mutima wanjye ko ndya nkanywa kandi nkumva ndanezerewe. Yesu nashimwe. Najyaga numva ko amahoro umuntu yahabwa n'inzoga, ariko ntabwo amahoro umuntu yahabwa n'inzoga, ahubwo amahoro umuntu yahabwa no guturiza Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Najyaga ndara ntasinziriye, nkarara nibaza ibintu bikomeye, ariko uyu munsi naryama nkasinzira niziguye kubwo kumenya Kristo Yesu umwami wanjye n'umukiza wanjye, akaba n'umukiza wanyu mwese abari kumva ijambo ry'Imana uyu munsi. Nta mpamvu rero, nta mpamvu nimwe yo kudakomera ku mwami kandi akagira ibidusubiza inyuma. Mu izina rya Yesu reka tunambe ku mwami wacu, ntakagite utandukanye n'urukundo rwa Kristo, byaba ari ibyago cyangwa amakuba, byaba ari ukurengana cyangwa inzara cyangwa kwambara ubusa, yaba ari inkota, ntabwo bigomba kudukura ku rukundo rwa Kristo. Twamenye, twahisemo neza dukurikira umugabo ukomeye, ni intwari ku rugamba. Haleluya, haleluya. Iyo atabaye amateka arahinduka, iyo atabaye kanitsira bimenya, iyo atabaye n'abavandimwe uvukamo barabimenya. Yemwe Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Nzakunambaho Yesu akaramata, ntabwo nzakureka. N'abatakuzi bakumenye. Uwiteka n'abasigaye rede barugendo bakureyo, nabahariyo 7,000 bitarapfukamira Bayali, wabazana bagakora umurimo, ukabakura mu byaha nk'ibyo wankuyemo, ukabakura mu byaha nk'ibyo wakuyemo n'abandi bose, kugira ngo tukore umurimo wawe Mana natwe tunezererwe. Wadupfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byacu, niyo mpamvu nguhendahenze ngo n'abari inyuma mwami wongere ubakureyo. Haleluya, haleluya. Igira neza bugacya bukira. Yitwa Ntihemuka Nirubasha. Haleluya, haleluya. Yitwa Ntihemuka Nirubasha, kandi Yesu ahemba neza ntabwo yambura. Wakoreye umugabo ugira amahoro, wakoreye umugabo urarya ukanywa ugatuza umutima. Umugabo uhamagara akakwitaba, wamusaba icyo umushaka akakiguha. Natwe icyo ashaka ari kugira ngo dukiranuke kandi twambare imbaraga zo kwizera. Tunambe ku rukundo rwa Kristo Yesu umwami wacu n'umukiza wacu. Tuzamunamba akaramata rero twebwe bamukurikiye, cyubahiro n'ubutware bubibya ibyiwe, kuko ari umwami mwiza. Imana itanga amafaranga, igatanga urubyaro, igatanga abagabo kuba bakeneye, igatanga amazu kubakodesha. Turayishimye ko ari Imana nziza. Nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, nta kitazadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Turi mu isi dufashije mu ntambara, turwana n'imigambi mibisha ya Satani, ariko duhamagara Yesu nyiri ubushobozi n'ubushobozi akaza akaturwanira, kuko ariwe twahariye urugamba. Turanezerewe rero kubw'ijambo ry'Imana. Twasomaga Abaroma 8:35-37. Yesu atugirire neza, Yesu akomeze kutwambika imbaraga no kuturinda. Tuzasubira ubutaha. Yesu atugirire neza. Mbasezeye mbashimira ko muri abana beza, kandi Imana ibaha imbaraga n'amavuta. Reka dusenga dusaba umugisha w'Imana kugira ngo Imana turebe twishimire kandi duhe imbaraga zo kuyinamba hakaramata mu izina rya Yesu. Turagushimye Data wa twese mwiza, turagushimye ko uri Uwera wa Isiraheli, turagushimye ko Imana ivuga bikaba ategeka bigakomera. Turagushimye ko ugikura abantu mu kaga ukabashyira mu mahoro. Turagushimye ko ugikura abantu muri puberi ukabashyira mu mucyo, ukabakarabya ukabasiga ukanabambika mwami. Ibyo warabinkoreye ndabibona kumugaragara izuba riva. Niyo mpamvu ngushimye aka kanya. Abateze amatwi mu TV Ikamba Karuvari, Mana bagirire neza, n'abandi bose ku mpande hirya no hino ku isi ubaho umugisha utagabanyije, uhaze kwifuza ko imitima yabo, tanga agakiza mu bagakeneye. Uwiteka turaguhendahenze, komeze kuduha imbaraga n'amavuta, ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu bibane natwe none n'iteka ryose. Amen.